ibyo kurya byo kwirinda mu gihe utwite. Ubusanzwe iyo umuntu ari muzima nta bundi burwayi bwihariye cyangwa budasanzwe afite, nta funguro aba atemerewe kurya. Nyamara iyo bigeze ku mugore utwiteho biba umwihariko kuko aba ari umuntu umwe urimo babiri. Igihe niyo mpamvu we ku mirire agomba kwitonda kugira ibyo yongera, ibyo agabanya ndetse n'ibyo yirinda mu nyungu ze n'iz'umwana atwite. Uyu munsi tugiye kuganira ku mafunguro anyuranye umugore utwite agomba kwirinda kuko ashobora kugira ingaruka ku buzima bwe bwite cyangwa ubw'umwana uri mu nda. Mu mafunguro 12 umugore utwite agomba kwirinda, irya mbere ni ibiryo byo mu nyanja birimo merikire nyinshi. Ubusanzwe amafi yose abamo merikire, kandi merikire ku gipimo cyo hasi ifite ikimarira umubiri. Ku rundi ruhande iyo merikire ibaye nyinshi, by'umwihariko ku mugore utwite, byangiza ubwonko bw'umwana uri mu nda. Ikindi kandi byangiza urwungano rw'imyakura rw'umwana, bityo akaba yazavukana ibibazo binyuranye. Amafi y'ingenzi yo kwirinda 8 ariyo ubwoko bw'amafi ya shark, ubwoko bw'amafi ya swordfish, ubwoko bw'amafi ya tilefish ndetse n'ubwoko bw'amafi ya mackerel. Ku rundi ruhande andi mafi cyane cyane ayaba mu mazi magufi ndetse n'amafi yororwa nka tilapia na sardine yo nta kibazo ateye, gusa nayo usabwa kuyarya gake. Ku rundi ruhande andi mafi cyane cyane ayaba mu mazi magufi ndetse n'amafi yororwa nka tilapia na sardine yo nta kibazo ateye, gusa nayo usabwa kuyarya gake. Mu mafunguro 12 umugore utwite agomba kwirinda, irya kabiri ni amata n'imitobe bidasukuye. Nubwo rimwe na rimwe ushobora gukama ugahita winywera, cyangwa se wakora umutobe waba w'ibitoki cyangwa w'imbuto ugahita uwunywa, nyamara si byiza ku mugore utwite. Hari bagiteri yitwa Listeria monocytogenes, ikaba itera indwara ya listeriosis, kandi iyi ni mbi cyane ku mwana uri mu nda ndetse na nyina. Iyi bagiteri ituma ubudahangarwa bw'umubiri bugabanyuka, yaba ku mwana uri mu nda ndetse na nyina umutwite. Iyo niyo mpamvu ku mugore utwite ari byiza kunywa amata cyangwa imitobe byamaze gutekwa bikabira, kuko niho iyi bagiteri iba yapfuye. Mu mafunguro 12 umugore utwite agomba kwirinda, irya gatatu ni ibiryo byabitswe muri firigo. Iriya bagiteri tumaze kubabwiraho ya Listeria monocytogenes ishobora no gukurira muri firigo, ikaba yafata ibyo kurya bibitswemo. Mu gihe ibyabitswe muri firigo bitari butekwe, si byiza ko umugore utwite abirya. Ikindi kandi niyo biri butekwe, ni byiza kubicanira igihe kinini kandi ku muriro mwinshi kugira ngo iriya bagiteri ibe yapfa. Mu mafunguro 12 umugore utwite agomba kwirinda, irya kane ni ibikomoka ku matungo bibisi cyangwa bidahiye neza. Ibikomoka ku matungo twavuga hano ni inyama zose, amafi yose, amata ndetse n'amagi. Impamvu atari byiza ku mugore utwite nuko bishobora kuba harimo bagiteri ya salmonella cyangwa se indiririzi ya toxoplasma. Ibyo byose bishobora kwinjira mu mubiri w'umwana uri mu nda, bigatuma azavukana ibibazo binyuranye by'ubuzima. Kugira ngo rero ibi byose byirinde, ni byiza guteka ibyo byose bigashya neza. Umugore utwite si byiza kurya umureti, ahubwo akwiye kuyarya atogosheje kandi akamara byibuze iminota 15 mu mazi yamaze kubira.
niba ugiye kurya ibiryo utitekeye cyangwa utazi uko byatetswe, byaba byiza utariyemo ibikomoka ku matungo cyangwa ukabanza ugasobanuza. Mu mafunguro 12 umugore utwite agomba kwirinda, irya gatanu ni amashu mabisi. Ubusanzwe abantu tugirwa inama yo kurya amashu mabisi cyane cyane kuri salade, kuko niho aduha intungamubiri zuzuye n'ibiyarimo byose. Ku rundi ruhande ariko nyamara iyo bigeze ku mugore utwiteho biba icyitonderwa ndetse ntibinemewe kuyarya ari mabisi. Hariya hagati y'ibibabi by'amashu uko biba bigerekeranye hashobora kororokeramo za bagiteri zinyuranye n'izindi ndiririzi nka toxoplasma twagarutseho. Ni byiza kubanza kuyateka neza niba utwite, yewe ndetse n'izindi mbuto zose urwo uzabona rwariyashije ntukarujye utwite, kandi n'izindi uzironge neza mu mazi atemba mbere yo kuzirya. Mu mafunguro 12 umugore utwite agomba kwirinda, irya gatandatu ni foromaje idasukuye. Ubusanzwe nawe ubwawe ushobora kwikora foromaje, kimwe n'uko hari izigurwa zikoze. Niba ariyo wikoreye ubwawe ni byiza kuyikorera pasteurisation. Ibi ni uburyo bwo kwica mikorobe ziri mu kintu ukoresheje umuriro, urugero nko mu ifuru. Ugomba kumenya niba foromaje ugiye kurya yasukuwe, by'umwihariko niba ari iyo uguze, banza usobanuze ko iyo foromaje yakorewe pasteurisation. Iyo usanze nabo batabizi cyangwa se ku gipapuro bitanditseho, si byiza kuyirya kuko hashobora kuba harimo bagiteri yitwa Listeria, kandi si nziza ku mugore utwite. Mu mafunguro 12 umugore utwite agomba kwirinda, irya karindwi ni ikawa nyinshi n'ibyo kunywa byongera imbaraga. Kutarenza miligarama 200 za kafeine ku munsi ntacyo bitwara umugore utwite. Si byiza ariko iyo wanyoye ikawa ukanywa n'ibindi bishobora kuba birimo kafeine, kuko bizamura igipimo cya kafeine kandi utwite. Ku binyobwa byongera imbaraga, kuko nubwo bitabamo kafeine nyinshi ariko bishobora kuzamura umuvuduko w'amaraso ndetse bikanatera indihaguzi ku mugore utwite. Ikindi kandi wirinde kunywa ibindi byongera ingufu nka guarana, ginseng na yebamate, kuko byose si byiza ku mugore utwite. Mu mafunguro 12 umugore utwite agomba kwirinda, irya 8 ni papayi ridahiye neza. Amata y'ipapayi ridahiye abamo ibinyabutabire bishobora gutera ibise ku gihe kidakwiye. Ibyo binyabutabire bikora nk'umusemburo wa oxytocin na prostaglandin. Ibyo binyabutabire bikora nk'umusemburo wa oxytocin. Ibyo binyabutabire bikora nk'umusemburo wa oxytocin na prostaglandin. Iyi ikaba imisemburo igira uruhare mu kubaho kw'ibise. Kurya ipapayi ridahiye bishobora kugukururira ibyago byo gukuramo inda n'ibindi bijyana nabyo, bityo mu byirinde. Mu mafunguro 12 umugore utwite agomba kwirinda, irya 9 nibyo kurya birimo ibinure bigerekeranye. Kuva mu myaka y'1990 ibiryo birimo ibinure bigerekeranye byagiye bigaragara ko ari bibi ku buzima bw'abantu. Icyakora guhera muri 2006 niho batangiye kujya berekana niba mu biribwa cyane cyane byo mu makopo ko harimo ibyo binure. Nubwo kuri ubu bisa naho bitakiboneka ku isoko, nyamara hari amafunguro amwe n'amwe biboneka ko ibyo binure birimo. Ibi binure ni bibi kuko bizamura igipimo cya cholesterol mbi mu mubiri LDL, maze bikagabanya igipimo cya cholesterol nziza HDL mu mubiri. Ubushakashatsi bugaragaza ko ibi binure ariyo ntandaro yo kurwara endometriosis ku bagore bakimara kubyara. Ikindi kandi
ibi binure bituma umwana avukana uturo duke ndetse ntakure neza mu bwenge. Ibyo kurya wakwirinda bibamo ibinure bigerekeranye ni amafiriti, marigarine, ibisuguti ndetse na za keke. Mu mafunguro 12 umugore utwite agomba kwirinda, irya 10 n'ibyo kurya byongewemo amasukari. Ibi byo kurya birimo shokora, bombo, ice cream n'utundi tuntu turibwa kandi turyohereye uhita ubyumva ko harimo isukari. Nyamara burya hari ibindi byo kurya biba byongeyemo isukari ndetse nyinshi, nyamara ntube wabyumva uramutse utabizi. Iyo sukari uretse gutera umubyibuho udasanzwe, diyabete n'izindi ndwara, nta n'akamaro kanini zigirira umubiri wacu. Bitewe n'uko rero n'ubusanzwe iyo utwite ibiro byiyongera, ukaba wanagira diyabete ikira ari uko ubyaye, kurya ibyongewemo amasukari byakongerera ibyago. Bimwe mu byo kurya biba byongewemo amasukari ni imigati ibikwa igihe kinini ndetse n'ibyo kurya byumishijwe bikabikwa igihe kinini. Ibindi byo kurya biba byongewemo amasukari twavugamo snacks. Ibi ni utuntu turibwa hagati y'ifunguro n'irindi ndetse n'ibinyampeke byanyuze mu nganda birimo umuceri ndetse n'ingano. Mu mafunguro 12 umugore utwite agomba kwirinda, irya 11 n'ibyo kunywa bya soda n'ibindi byongewemo amasukari. Ntabwo kafeyine gusa ari ituma umugore utwite atemerewe kunywa soda na coca, ahubwo amasukari aba yongewemo niyo mabi kurusha iyo kafeyine ku mugore utwite. Muri rusange usanga agacupa k'ibi byo kunywa kaba karimo hagati ya garama 25 na garama 35 z'isukari. Igihe niyo mpamvu ku mugore utwite ibyiza ari ukunywa umutobe yikoreye kandi utongewemo isukari, cyangwa akanywa amata y'inshyushyu ndetse n'amazi, kuko byo nta kibazo bishobora kumutera. Mu mafunguro 12 umugore utwite agomba kwirinda, irya 12 n'ibyo kurya birimo sodium nyinshi. Sodium iboneka mu munyu turya. Iyo ibaye nyinshi itera ibibazo ku mikorere y'umutima, by'umwihariko umugore utwite inda ikiri nto itararenza amezi 3. Ubusanzwe umuntu wese ntagomba kurenza garama 5 ku munsi, ariko umugore utwite ntaba agomba kurenza garama 2.3 ku munsi. Ibyo kurya biba byongeyemo umunyu yakirinda ni imigati ibikwa igihe kinini, amasupu agurwa akoze ndetse n'utuntu duhekenywa twongewemo umunyu nk'ubunyobwa, injugu n'utundi. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kandi subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. Bityo ubaye hari icyo wifuza kutubaza, hari icyo wifuza kudusobanuza, cyangwa hari icyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel.
Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukore share ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro amagara n'ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.